kuba siporo ari umwe mu miti ifasha ikiremwamuntu mu kwirinda indwara zitandura. Iyo bigiye ku rukundo n'amarangamutima, umunzani uhengamira ku mupira w'amaguru. Nubwo byitwa imikino, ariko nta mikino iba irimo, aho abagabo bazindukana buce ngenda irimo ibirato byabugenewe, ubundi 22 b'intoranwa bagahangana iminota 90, bamwe imitima ihagarara bari mu kibuga, abandi igahagarara bari imbere y'amateleviziyo yabo, mu gihe abandi amarira ashoka ku matama boshye ibibondo. Ibi byose bigatezwa umurindi n'ibihembo baba babategeye, maze nkaho bidahagije, umurindi w'abafana ukabatugarika kakahava. Reka noye kwibanda mu kibuga ntamazemo kabiri, ubundi nivugire ku ruhande rwo gufana afite mu burambe. Ibyishimo cyangwa agahinda utatewe na Messi, Cristiano Ronaldo yarabiguteye. Ni kenshi twabonye barizwa no gutsindwa, bamwe tukanenga ukuntu barira nk'impinja zinyariye. Ariko se bigenda gute ngo umuntu w'umugabo kwihangana bimunanira ubundi asuka amarira imbere ya miliyari zirenga 2 ziba zibakurikiye? Ibi n'ibindi wibaza ku buzima bw'igihanganye Cristiano Ronaldo urabisubizwa muri iki kiganiro yagiranye na Rio Ferdinand, umusesenguzi wawukinnye kakahava mu ikipe ya Manchester United ndetse na Three Lions y'Abongereza. Nge ndi Mr Rabbit. Rero niba utarakora subscribe, wakandaho ugasangiza n'inshuti zawe, ubundi ikiganiro tukakiva umuzi. Well, let's start then, man. Right, I'm the star. Rio Ferdinand atangira agira ati, amakuru ashyushye ni uko kujya muri Al Nassr yo muri Arabia Saudite wahinduye buri kimwe igihe wajyagayo. Ni ibihe bintu byakugoye kumenyera mu gihe wajyaga muri Arabia Saudite uturutse i Burayi? Iyo nk'uko ubizi, ubuzima bwanjye bwose bushingiye ku guhangana. Navuye mu rugo mfite imyaka 11 njya gutura mu mujyi munini. Kuri njye rero biroroshye kuko kuva i Madeira nkagira Lisbonne, nkava Lisbonne nkerekeza mu Bwongereza, nkava mu Bwongereza nkajya muri Espagne, nkava muri Espagne nkerekeza mu Butaliyani. Kuri njye ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye kuko namenyereye kugira ubuzima nk'ubu, kandi bwigishije ukuri. Byaranyoroheye cyane. Ushobora kuvuga ku byerekeranye n'akarere cyangwa ikirere, ariko nta gihugu kiba kimeze neza muri byose. Kuri njye rero kwiyakira byaranyoroheye, kandi rwose nishimiye kuhaba. Ibyo wabivuzeho birashimishije. Nta gihugu gitunganye muri byose. Nibyo rwose natekerezaga igihe twabonaga amakuru atangiye gusohoka avuga kuri Arabia Saudite. Mbona benshi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi batunga urutoki bavuga ibitagenda. Ese turi intungane ko nta kibazo dufite? Buri wese afite ikibazo man, ariko no guhura n'ibibazo hanyuma ugatera intambwe ijya imbere. Ndashaka kuvuga, ese hari ikintu watekerezaga ko kihaba igihe wajyagayo, haba ibyiza cyangwa ibibi? Nkuko nabikubwiye mbere, kuri njye ibihugu byose bifite ibibazo byabyo, n'ibisanzwe. Mu by'ukuri muri Arabia bafite ibintu bitangaje. Njye n'umuryango wanjye twishimiye kuhaba rwose. Nakubonye ku mucanga. Yego, urugero, inyanja itukura niyo nzu yanjye ya kabiri cyangwa iya mbere kuko ni ahantu hatangaje hameze nka diyama. Nkunda kuhaba. Ni hamwe mu hantu heza cyane nigeze mba, kandi ntabwo ari kiriya gice gusa. Urugero Alula, ahantu hamwe mu butayu. Nkunda kuhaba, umuryango wanjye ukunda kuhaba, kandi nk'uko nabikubwiye, kumenyera ntabwo byari bigoye cyane. Nagombaga kuhaba. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'amashampiyona? Kubera ko abantu bose bavuga ko shampiyona nta byiza ifite. Urahakina, urabizi, ni irihe tandukaniro? Shampiyona zose ziratandukanye. Uko mbibona, abantu bavuga byinshi batazi. Shampiyona zose mu mboni zanjye zifite ibibazo. Ndakubwira 100% kandi uganiriye n'abandi bakinnyi bakinayo bazakubwira ko bitoroshye. Biragoye cyane. Bongeyeho ikirere cyaho kirashyuha cyane, kandi iyo gishyushye biragoye gukomeza ku rwego rw'umukino. Ariko mu mboni zanjye shampiyona ni nziza cyane, kandi iracyakura no kuzamura urwego. Kandi ndishimye cyane ko nabaye inkomarume y'igihugu mu mupira w'amaguru. Ndabyishimiye rero.
byiza ni nk'ibyabaye kuri Beckham ajya gukina muri Major League Soccer muri Amerika. Ibyo arimo akora hariya n'ibyo yakoze ni ibitangaza. None ibyo uri gukora hano no mu mitekerereze yanjye umeze nk'aho hari uyu muhanda w'urujya n'uruza rw'abantu. Ni igitutu kingana gute wumvise ufite cyo kubikimenya bose cya mbere, gitinyutse kikanabwira n'abandi bose ngo munkurikire. Icyo gitutu cyari kimeze gute? Urabizi, nkiri muto nari mfite imico itandukanye, ndiyizera ubwanjye, si no mu mupira w'amaguru gusa ahubwo no mu bindi bice. Tuvugishije ukuri, nta gitutu habe na gito nari mfite, nta gitutu nigeze ngira. Igihe najyagayo sinigeze numva afite igitutu. Kuri njye igitutu ni abantu bari mu ntambara badafite ibyo kurya, bahanganye n'urusaku rw'imbunda mu ijoro. Kuri njye ikintu cyo gitutu cya nyacyo, nk'uko nabikubwiye mbere, navuye mu rugo mfite imyaka 11 cyangwa 12. Buri munsi narariraga. Kuvugishije ukuri rero, ntabwo ngiye kukubwira ko bwari ubuswa cyangwa ikindi, ariko nta gitutu nari mfite. Birumvikana ko ufite ibindi bibazo byumvikana, nko gukora siporo bya kinyamwuga, ariko mu bundi buryo mu by'ukuri numvaga nisanzuye kuko ahantu hose nkina nerekana urwego rwanjye, kandi nari nzi ko nimba mpari nzerekana urwego rwanjye nkazamura shampiyona, kandi nari nzi ko abakinnyi bazankurikira. Nari mbizi kuko ingingo nyamukuru ntabwo ari mu rwego rw'ubukungu gusa, biragaragara. Ariko nk'umuco w'umupira w'amaguru, nari nzi umuco w'umupira w'amaguru wa Arabia kuko nari mfite inshuti zahakinnye mbere. Abatoza b'abanyeportugal bari bahari. Iyo mbajije ngo witeguye ko ibindi byamamare bizajya gukinayo vuba, oya, ariko niteze ko umupira uhinduka kubera njye. Sinarenze ngo igihe wariraga uva mu rugo ufite imyaka 11. Urwo rugendo rwose wumvaga umeze ute? Kubera ko nzi uburyo wumva utajya kure ya mama wawe. Buri gihe iyo abantu babimbajijeho, ikintu cya mbere mpora mvuga ni umugabo w'umuryango, kandi ubucuti ufitanye na mama wawe ni nk'ubwa mama. Gusiga mama wawe byari bimeze gute? Biba bigoye gute? Ni gute wahanganye nabyo? Kuri njye intego nyamukuru yari ukwibabaza cyane muri icyo gihe. Iyo niyo mpamvu niteguye cyane kandi nshoboye guhangana n'ibihe bibi. Twese tugira ibihe bibi. Igihe nagendaga mfite imyaka 11 cyangwa 12, byarangoye rwose. Nta muryango wanjye, nta mama, nta papa, nta barumuna banjye, nta bashiki banjye. Tekereza umwana wawe ufite imyaka 11 agiye irondere sinzi n'ikindi gihugu. Ubu ngubu biragoye, ariko mama na papa bahoraga banshyigikiye bambwira ngo umva Cristiano, niba ushaka gukurikira inzozi zawe bizatugora kandi nawe bizakugora, ariko tuguhaye amahirwe. Naragiye kandi byari bikomeye, none ubu ndahiriwe. Ndishimye kuko guca muri ibyo bihe mu buryo bugoye, ubu nshoboye guhangana n'igitutu dufite mu mupira w'amaguru, mu muryango wanjye hamwe n'umugore wanjye. Reka rero tujye muri Euro ya 2024. Reka rero nongere mbikore. Ihangane, sinshobora kuza kuganira nawe ngo ntinyikubazeho. Wabonye umwanya wo kubitekerezaho? Mu gihe wari uri muri ayo marushanwa wararize? Byari bimeze bite? Kubera ko wabonye abantu bamwe bavuga ngo yewe kuki ari kurira? Ese niko ateye? Niko bimeze? Ni izihe mpamvu zabiteye? Ubu wumva umeze uti iyo ubibonye? Biroroshye kubinenga, ariko wakwishimira ibyo ufite rwose. Tuzi ukuntu abanyamakuru bakora. Iyo uvuze ibyiza ntucuruza, ugomba kuvuga ibibi. Ni ibisanzwe, kandi iyo uvuze kuri Cristiano uza ku rupapuro rw'imbere. Ni ibisanzwe kuko ndi umugabo ukurikirwa cyane ku isi. Ntabwo ari ukubera ko ndi mwiza ku isura gusa, ariko ni muri byose. Urabizi kuki Cristiano ari we wa mbere ku isi ukurikirwa cyane? Kubera iki? Kuki utekereza ibintu byinshi? Hano hari ibitego, ibikombe, ubuzima tubamo, buri kimwe. Kubera ko abantu bavuga impamvu bankunda, ntekereza ko banenga ibintu byose bigiye kuba. Rero ni igice cy'ubucuruzi. Kuri njye iki ntabwo ari ikibazo. Ikibazo cyawe cyari ukurira. Urugero, mu ijoro ryakeye nabivuzeho. Iyo ufite ishyaka ry'ibyo ukora,
ntushobora guhangayikishwa n'uburyo wiyumva. Niba nk'urugero ndira umunsi nahushije penalite, nizera ko Oblak yayikuyemo neza. Nibyo, ariko reka mbisobanure kuko nahushije penalite. Yego, iyo ndize ntabwo ari uko numvise ko ntinatsindira penalite Portugal irasezererwa ku isi yose irampuriraho. Ntabwo ari ukubera ibyo Rio, oya, abantu ntabwo banzi. Tekereza ko penalite 27 ziheruka nazitsinze, noneho ukayihusha kuri kiriya gihe. Wumva ari wowe ukoze ikosa. Ntabwo ubitekerezaho abantu baje muri stade, abana bawe, mama wawe, umukunzi wawe, abantu bose. Numvise mbabaye kubw'ibyo. Uratekereza ko ntekereza neza? Nahushije penalite ariko Portugal igiye kunyitura hejuru. Bagiye kuvuga ngo twatsinzwe kuko Cristiano yahushije penalite. Sinigeze mbitekereza no kuri kw'Imana. Kwihangana byaranze kuko nari nishyizeho igitutu. Uranzi, kuva mfite imyaka 11, buri gihe nishyiragaho igitutu. Cristiano, uri umukinnyi wa mbere ku isi. Mu bitekerezo byanjye buri gihe ntekereza muri ubwo buryo. Rero nishyizeho igitutu gikomeye. Uba ufite impande nziza mu gihe ibintu bigenda neza, ariko iyo ibintu bitagenda neza nawe urabyumva kuko mwanshyizeho igitutu gikomeye. Nanjye nishyiraho igitutu, ariko ndabikunda, nzi guhangana nabyo. Ariko igihe nahushije penalite numvise meze nabi. Abafana, umuryango, sibyo kuko ibindi bintu abantu bavuga sibyo. Nabonye ureba mu bafana, warebaga mama cyangwa abana bawe. Mu gikombe cy'isi nararize mu gihe twaririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu. Numvise mama arira kandi byose byaje muri ako kanya. Mbega ibihe, nararize. Ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe by'amarangamutima. Rero ugomba kuyareka akigaragaza. Ntushobora guhisha ibintu bimeze gutya. Kuri njye, iyo uhisha amarangamutima uba wibeshya ubwawe. Ugomba kuba wowe, ntacyo bitwaye niba abantu babikunda cyangwa batabikunda. Uratekereza ko ngiye guhinduka ubu? Uratekereza ko kuba ngiye kuzuza imyaka 40 ngiye guhinduka? Reka da, yewe urankunda cyangwa ntunkunda, ni igice cy'ubuzima. Kuri njye ntabwo ari ikibazo. Mu ikipe y'igihugu nuko byari bimeze. Abantu baravuga ngo arashaje, afite imyaka 39, ari gusaza. Uzi impamvu? Ni ukubera ko ntatsinze ibitego. Ibisigaye ni ibyahise. Mu gushaka itike ya Euro 2024 watsinze ibitego 10. Ibitego 10. Kandi mbere ya Euro natsinze ibitego 2 dukina na Ireland. Nubwo natsinda ibitego muri za Euro, ntabwo bizahindura icyo Cristiano ari cyo. Abantu bagerageza guhisha ibintu bakavuga ibibi. Ninatsinda nta kibazo. Ejo nzakina n'ikipe y'igihugu kandi nzagerageza gutsinda. Ninatsinda, umukino ukurikiyeho nzagerageza gutsinda. Nzaguma gutyo. Ese ibyo bikugiraho ingaruka? Nta ngaruka bikugiraho iyo udatsinda ibitego? Ntujya uhinduka? Mura hafi kugira ngo tsinde ibitego. Kuri njye ntacyo bitwaye. Gukina n'Ubufaransa no gukina Etifake kuri njye ntacyo bitwaye, ntacyo bihindura rwose. Iyo udatsinze uba umeze gute? Hari ikintu kimwe nizeriyo, ushobora kurakara mu gihe gito nyuma y'umukino. Iyo dutsinze buri gihe biba ari byiza. Iyo nsinze ndishima, ariko iyo watsinzwe mu mukino ugomba kubyerekana muri icyo gihe. Ariko umunsi ukurikiyeho nkavuga nti umva Cristiano, katugenda ubuzima burakomeza. Ibyarangiye ntibizagaruka. Igihe turimo ni impano nziza dufite mu buzima bwacu, kubera ko utazi ibizaba ejo. Ntabwo ubizi. Yego, ntabwo mbizi. Rero baho ubuzima bw'uyu munsi. Uwo mukino uba wegereje bingana iki? Uwo mukino uba wabaye ryari kugira ngo ukine umukino ukurikiyeho? Ari igihe imikino imwe n'imwe kubabazaho gato. Urugero, umwaka ushize nasezerewe kuri penalite n'inshuti. Byantwaye iminsi 2 kuko uwo mukino wari wadushyizeho igitutu kidasanzwe. Ariko nuko bimeze. Ku munsi wa gatatu nsubira muri gym kuko mfite ibintu byinshi byo kwerekana. Ubuzima burakomeza. Ntushobora kuba muhashize. Ibyo ndabishoboye cyane. Nabyize imyaka ishize. Cristiano, reka tugende, kubera ko ububabare uzagira igihe cyose bidashidikanywaho n'akazi gahoraho. Guhozaho ntibyita ku cyabaye cyangwa ikigiye kuba mu buzima bwawe. Ugomba gukomeza.
ubwo nibwo buryo mbonamo ubuzima n'umupira w'amaguru ko bidasanzwe. Imyitwarire ya Portugal mu marushanwa ya Euro 2024 witekerezaho iki? Ubu wabonye umwanya wo kubitekerezaho? Kubera ko nari narabashyize muri 4 cyangwa 5 bashobora kuritwara. Iyo watsinzwe kuri penalty, uyu mwaka natsinzwe amarushanwa 3 kuri penalty. Ninde ugiye kumbwira ko uyu mwaka nzatwara ibikombe 3? Bishobora kuba ikimenyetso ntawamenya. Uyu ni umupira kandi nawe urawuzi. Nkuko nzi ko bimeze gutyo n'umupira umeze gutyo. Twatsinzwe kuri penalty kandi umukino wari wabanje twari twatsinze kuri penalty. Ibi rero byarabaye kuri nge rero navuga ko byari mu rugero. Twari gukina 1/2 na Espagne iyo dutsinda kuri penalty. Abantu bazasobanukirwa byinshi niba barakuwemo ku bwa Espagne cyangwa atari byo. Nta n'uwamenya niba 1/2 ariho twari kuviramo. Kuko mbibona twatsinzwe kuri penalty n'Ubufaransa mu mukino twitwayemo neza, tunagira n'amahirwe meza. Biragoye kuko nta muntu ukunda gutsindwa, ariko mu bitekerezo byanjye Portugal yaragerageje. Buri gihe dushobora kubikora neza, ariko ni isomo rizadufasha gutegura ubutaha. ubwo nari ndi gukora kuri televiziyo nabonaga abantu bavuga kuri Portugal ngo kuki Cristiano akina iminota yose, kuki ahora mu kibuga igihe cyose, kuki umutoza atamusimbuza. Ubyumva ute cyangwa utekereza iki ku bintu nk'ibyo? Kunenga bihoraho, ariko abantu bibagirwa ikintu kimwe. Cristiano ntatsinda ibitego. Natsinze ibitego 2. Ninjye wa mbere wahushije penalty. Sinigeze nterwa ipfunwe nabyo. Nubwo nahushije ndatera indi penalty. Urabyumva? Natsinze ibitego 2. Nicyo utekereza ku bakinnyi ba Portugal? Bari mutekereza uti kambarememo icyizere mbatinyure? Sinjya mpinduka buri gihe mba meze kuriya. Sinjya ngira isoni nta na rimwe, kandi urabizi kuva nkiri muto ntabwo ngira isoni. Ntabwo njya ntinya uburibwe. Abantu ntibaba bashaka gutera penalty kuko bumva batiyizeye. Ndabyubaha, ariko Cristiano ntazigera abikora nta na rimwe. Nubwo nahusha penalty imwe, nzatera iya 2, nayo ninyihusha nzatera iya 3. Ntabwo ntinya. Reka abantu buri gihe bafata uruhande rubi cyane, ntabwo buri gihe bafata uruhande rwiza. Iyo mbajije ngo ushaka gutsinda mu mukino, yego ntibiba, icyo ngiye gukora ndarira. Abafana barankunda, kandi icyo nicyo kintera imbaraga zo gukomeza gukina umupira. Abantu barankunda, nta muntu uzatwara urumuri rwanjye kuko biragoye. Urabizi nk'ibisanzwe. Gusa mba nicaye ngatekereza ngo watuza. Ubu uri kwenjoyinga ukanyoherereza ubutumwa rimwe na rimwe kuri telefone, twembi tureba umukino umwe turi mu bice bitandukanye by'isi, ukavuga ngo ibyo ni ibiki? Reba ibyo akoze, nshobora gutsinda ibitego byinshi. Nanjye nkavuga ntituza. Byose barabikoze ariko ntujya unyurwa. Uhora uhangayikishijwe no gukomeza kwereka abantu ko bakwibeshyaho. Ariko muri iki gihe, imyaka mike ishize, ntabwo nemeje abantu batanyitayeho. Ntabwo nitaye ku byo abantu bavuga. Abana banjye nibo bantera umuhati wo gukora kuko bakiri bato, babona byose. Kandi mu by'ukuri ninjye ubwanjye wa mbere. Ndacyakunda gukina umupira. Urugero, uyu mwaka natsinze ibitego 60 ku myaka 39 n'igice. Bavuga ko warangiye. Hari abantu bamwe bavuga ko warangiye pe. Bavuga ibyo bashaka. Ujya ubibona? Urabyumva? Urabibona ukabikoresha nka lisansi? Rimwe na rimwe, ariko ni ukuri. Mvugishije ukuri, mfite imyaka 39 kandi irahagije. Ntabwo mbyitaho cyane kuko niyo ubikora neza ntibibabuza kukunenga. Ariko kunengwa ni igice kigize urugendo rwawe. Urabyumva? Ntabwo rero mbyitaho kuko nanjye niyo natwara Euro nzakomeza. Umujinya wanjye uzakomeza uko wahoze. Ntacyo bitwaye kuri nge rero iyo dutsinze cyangwa dutsinzwe. Nzahaguruka umunsi ukurikiyeho kandi nkomeze. Bro, iyo ntwara Euro ku myaka 39, ubu naba mfite siga na whisky byose mbyitamo. Ariko sinumva ukuntu ntabishoboye kandi narakinnye umupira ku rwego rwo hejuru. Rimwe na rimwe birantangaza cyane iyo nkumvise utera imbere cyane gutya nkaho ufite imyaka 18. Biragoye kubisobanura, ariko nkunda gushimisha abantu. Urabizi, mfite abafana isi yose, kandi mbora banyishimiye iyo bambonye.
iyo nsinze ibitego buri gihe imihanda yose barishima, nshaka kubashimisha kandi ndacyakomeje, sinzi igihe nzahagarikira umupira. Iyo ubimbajije gusa ndi hafi gusoza kariyeri yanjye. Ntidushobora kuvuga kuri iki cyiza cyangwa kiriya, ni ukuvuga gusa kuramba mu kibuga hamwe na kariyeri yawe isigaye. Ikindi kintu nize, iyo ukina cyane niko wiga ibintu byinshi. Ikintu kimwe nize mu myaka mike ni ukwishimira umwanya ubonye. Twabaho uyu munsi kuko utazi ibizaba ejo. Nzi rero ko nkomeje kugaragara neza, ndashaka kuvuga ko nsa neza, ndumva nshobora gucenga, ndacyashota, ndacyatsinda ibitego, ndacyasimbuka. Umunsi natangiye kumva nta musaruro ndi gutanga, nzapakira ibikapu byanjye ngende, ariko ntibiri hafi kuko nabikubwiye, sinshaka kuba injiji. Natsinze ibitego 60 muri uyu mwaka w'imikino, none ugiye kuvuga ku bitego 5 ntatsinze muri Euro. Bigenda bite? Ikibazo ni ikihe? Natsinze ibitego 130, ninjye watsinze ibitego byinshi mu mateka y'isi. Vuba ndatsinda igitego cya 900, na nyuma yaho nzageza ku bitego 1000, kandi nshaka kubikora. Ugiye kuzuza ibitego 1000? Nshaka kugeza ku bitego 1000. Uzaba ufite imyaka ingahe mu gihe uzaba ugikina? 40? Nzagerageza. 41? Ntabwo tubizi. Iyo niyo mpamvu nakubwiye ko nshaka kubaho mu gihe turimo, ariko mu gihe nta mvune mfite, ibi kuri njye ni iby'ingenzi. Ndabishaka. Kuri njye ikimenyetso cyiza nshobora kugira mu mupira w'amaguru ni ukugeza ibitego 900 mbere na mbere, nyuma y'aho intego izaba ari ukugeza ku bitego 1000. Kandi itandukaniro ni uko buri gitego gifite videwo. Ntabwo rero nshobora kubyemeza, bose bafite amashusho y'ibitego byanjye byose. Mwihangane rero, niba kandi mushaka ibitego byinshi, nshobora kubikura mu myitozo. Nta kibazo rero, ibitego bifitiwe videwo byose nzemeza abantu, hanyuma bahitemo uyu mukinnyi cyangwa uriya. Uyu niwe wa mbere. Ibyo simbyitayeho. Kuko igihe twari tukiri bato, guhangana byari mu bice byose by'ubuzima bwawe. Mu rwambariro ry'impaka na Nani cyangwa na Anderson n'abandi basore ku byerekeranye n'inyanya cyangwa ikindi kintu cy'ubufu. Kuri tenisi yo ku meza, nakundaga kugukubita akanyafu gake gake. Uzi icyo nshaka kuvuga? Ariko se ubuzima bwawe uracyahangana nka kuriya? And table tennis, when I used to slap you a little bit, you know what I mean? But are you still competitive like that now, every walk of your life? Yeah. I was in the Red Sea.